Zagusi
Nita
yacu maze izatugeze mu ngingo y'iteka. Dusabe. Nyagasani Imana yacu turakuginze gira impuhwe ku masengesho yacu maze kugira no mu mwana wawe Yesu Kristo watumye uduhe no gukomeza kwizera umuyoboke wawe Janvier Muhinzi azazukira mu bugingo bw'iteka bwa Yesu Kristo umwana wacu. Imana imana mugatekana mutagatifu ko ibihe barabisezerana iteka. Isomo ryo mu gitabo cya Mwene Siraki. Mwana wanjye ujurira uwo wapfushije, utere indirimbo y'ishavu n'umuntu washegeshwe. Uzashyire umurambo we uko bikwiye kandi uzakomeze kubahiriza imva ye. Uzarire umugore wihonagure mu gatuza, umwirabure nk'uko abikwiye. Uzamare umunsi umwe cyangwa ibiri hato batazagusebya, hanyuma wihanagure amarira. Koko rero guhorana agahinda bikurura mu rupfu, kandi umutima washavuye ucika intege. Icyago gitana n'agahinda, nyamara ntawahanganira ishavu ridashira. Ntugatere umutima wawe agahinda, ujye ukirinda, wibuke ko byose bifite iherezo. Ntuzabyibagirwe nta gahunda. Nyakwigendera ngo ntacyo waba umumariye, kandi nawe ubwawe waba wigiriye nabi. Sobanukirwa n'icyo akubwira, kuko nawe urebe. Ejo yari jyewe, uyu munsi ni wowe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Oh
ashaka icyo wantumye ashaka ni ukutagira n'inzimiza mu y'amani ahubwo azabuzura umunsi w'imperuka. Icyo data ashaka ni ukubona umwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka maze azamuzura umunsi w'imperuka. Iyo ni Injili ntagatifu. Bavandimwe, aho umuntu ava akagera wari wibise yambuka arwanga akarutinya akarukumira kugira ngo atazajya ahurira narwo. Ariko iyo witegereje usanga urupfu ari akazi katamenyerwa, ari ikintu kiri ngombwa ariko kitamenyerwa. Tujye twishimira twebwe abemera tuzabana n'Imana, tuzabana n'Imana utapfuye. Urupfu kubemera rufite igisobanuro, no mu buzima busanzwe rukagira igisobanuro. Mu buzima busanzwe igifite intangiriro kigira n'iherezo. Ni ukuvuga ngo kubaho bigomba kujyana no gupfa. Kuko gutera imyaka bijyana no gusarura cyangwa kuma kw'iyo myaka. Hari igihe duhinga imyaka ntigisarura ikumira mu murima. Niyo mpamvu rero hirya y'ubwenge utabasha kwisobanurira cyangwa kwakira hari ikindi kizabiganisha. Iyo ushaka gusobanukirwa n'urupfu ntabwo uzajya gusaba ubisobanurirwe n'abahanga bize mu by'ubwenge. Hari igihe twigaga buriya iyo twitegura kuba abapadiri hari sikire y'imyaka 3 ya filozofi. Filozofi buriya ntabwo ari ikintu kimwe, ni inyigisho nyinshi cyane, ariko zose zigamije iki? Gushaka ukuri kwa buri kintu, ukuri kwa buri kintu, ikigaragara n'ikitagaragara, ugashaka ukuri kwacyo. Iyo bagiye gutangira kutwigisha barakubwira ngo uri gushaka ukuri kwa buri kintu. Yesu baramubajije ngo ukuri ni iki? Abura igisubizo. Ati noneho nawe nugira ibyo ukuri igisubizo ntuzagire ngo bisanzwe. Ni ibisanzwe kugira ibintu bimwe na bimwe uburira igisubizo. Bavandimwe rero urupfu narwo ruri muri bimwe tuburira igisubizo, ariko hirya y'ibyo tuburiye igisubizo hakaba noneho izindi mbaraga, urundi rumuri rw'ukwemera no kwizera. Niba umuntu akuvura ari muzima akagukorera byose ni buzima, ariko umwuka abantu barangira byose akabishyira hasi, nuko nyine aba yavuze indi ntambwe yarenza ahaheza. Ni bwa bwenge. Bavandimwe rero twebwe abemera hari icyo tugomba kwizera. Hari ubuzima
hirya y'ubwo buzima tubona. Ibyo tugomba kubyizera ubishaka, ugomba kubyemera ubishaka. Kubera iki? Kubera ko uwagusaba gihamya ngo yitugaragarize fagiti ntabwo bazibona. Nta muntu wabwira ko nakageze mu ijuru ndaza ndagaruka none reka mbabwire, ntabwo uzabona. Ariko kubemera ko twemera ko Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Ibiboneka biri mu buzima buri fiziki bugaragara, ibitaboneka biri mu buzima metafiziki buri hejuru bigaragara. Umuntu rero ubuzima ava mu buzima bugaragara agahindurirwa kuba mu buzima buri meta buri hejuru y'ibigaragara. Ari nayo mpamvu tugerageza gusangisha aho umuntu aba, ahazaba n'ibyishimo cyangwa umubabaro, akaba ari byo bashushanya ijuru n'umuriro. Kuko ugiye kureba ntabwo wabona ahantu hitwa ijuru, ntiwabona ahantu hitwa umuriro, ariko noneho mu buryo tuzahindurirwamo. Niyo mpamvu ijuru atari ahantu, ahubwo ni ukuntu tuzaba. Si ahantu fiziki watega imodoka mu gihe cyangwa indege cyangwa ujye gufotore. Urupfu rero abandi ni ikiraro cy'ubuzima bugaragara n'ubuzima butagaragara. Icyo kiraro rero kikambukwaho n'igifite ubuzima cyose n'ikinyabuzima cyose. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe, nta kiremwa na kimwe cyaremwe kitazagera igihe cyo kurangiza ubuzima. Umuntu rero wemera Imana yamuremye, akemera ubuzima hirya y'ubu, yizera ko urupfu nubwo rubabaza, urupfu nubwo rutera agahinda mu bantu, nubwo utekereza ko umuntu utazongera kumubona, ntazagaruka. Ariko noneho izere kimwe ko hirya y'ubu buzima muzongera kubonana. Ariko niba mwarizeye ubwo buzima, niba mwaremeye ubwo buzima, niba mwarikoreye ubwo buzima, abandi rero nk'uko twabyumvise mu masomo matagatifu, Yesu niwe tubwira ati rero abo data yampaye abari mu biganza byanjye ntabwo nzabatererana, sinzabajugunya, ahubwo nzabashyikiriza uwo data yabampaye, keretse niba ushaka kwikura mu biganza byanjye. Ngo kandi icyo data yifuza ni iki? Umuntu wabonye umwana wese akamwizera azazukira ubugingo buhoraho. Bane iri ni isezerano rikomeye. Niba Yesu Kristo ubwe atifuza ko tuva mu biganza, yifuza ko adushyikiriza data kugeza igihe azatuzurira ubuzima tukabana nawe, aha ari kwizera gukomeye. Ariko se niba uzazukira kubana n'abana, n'uwemeye kuba mu biganza byayo, ubone mwe hari byinshi bidukura mu biganza by'Imana, kandi ibyo tukabibonesha amaso yacu. Buriya ikintu kizagutandukanya na mugenzi wawe, ikintu kizatuma uca kubiri n'urukundo, jya umenya ko kiri kugukura mu biganza by'Imana. Ubu hari byinshi muri iyi si
duhura nabyo bikadukurura bikadushimisha tukumva yuko ari byiza tukumva yuko bikwiye ariko nta kamaro na kamwe bidufite tukabijyamo kuko nyine ariko se birakiza roho yawe birakiza ubugingo bwawe urabuyobora mu nzira ngufi cyangwa ni uko biryoheye gusa hari byinshi bitwangaza bikagutanya n'abavandimwe bikagutanya nabo bikaguteranya kandi uzarebe iki giteranya n'abavandimwe bacu biriya kiba nta gaciro gakomeye gifite niyo mpamvu rero niba tudashaka kuva mu biganza by'Imana tumenye icy'ingenzi ku buzima butagaragara kuko ubuzima bugaragara buzagira iherezo ariko ubuzima butagaragara nibwo tugomba gutegurira dukeye kubugaragara bavandimwe rero uyu mubyeyi yishakiye muri iyi si yerekeje yageze igihe cyo kubana n'Imana muri iyi si arayikorera arayizera niyo mpamvu uyu munsi natwe duteraniye hano tugira tuti nyagasani roho y'uwakwizeye y'uwamukoreye ibabarire turafata akantu turamusabira kubera iki kubera ko ubuzima bwe bwose nawe yabaye ubaye amasengesho rero dusabira abarangije ubuzima ni amasengesho abagirira akamaro kuko ubuzima bwabo bwose hari aho bahuye n'isengesho kandi isengesho rikaba ari ryo ribahuza n'Imana buriya hari abantu benshi bajya bavuga ngo gusenga usengera umuntu utakiriho ntacyo bimarira ibwo ni bwa bwenge ni ugushaka gusobanura ubwenge ukamusobanurira uti niba umuntu atakiri mu buzima amasengesho ntacyo amumarira ntabwo ari byo senga amasengesho agira akamaro iki amasengesho akiza umubiri cyangwa akiza roho akiza roho umubiri niba usenga cyangwa wasenga roho senga roho niyo mpamvu iyo roho utabonesha amaso ntushobora kumenya intangiriro yayo n'iherezo ryayo ukoresheje ubwenge ntushobora kumenya uzamenya iby'umubiri kuko uzi igihe wavukiye ukazamenya n'igihe abandi bakazamenya n'igihe uzamenya ariko intangiriro ya roho ni iyi ni cya gihe Imana yakuremaga ikaguhuhaho bityo umwuka w'Imana ni wo uri muri iyo roho nta gihe na kimwe ushobora kuvuga ngo ubuzima Imana yagushyizemo burarangiye uwo mwuka w'Imana urarangiye umwuka w'Imana ntipfa hapfa umubiri harangira umubiri niyo mpamvu iteka ryose amasengesho agirira akamaro umuntu wizeye nubwo hashize imyaka igihumbi iyo roho iba izazukira kubona Imana cyangwa ntizukire kubona Imana hari abantu bapfuye hashize imyaka 200 barizeye Imana bategereje izuba na n'ubu isi iragera ku iherezo abo nabo roho zabo zikeneye isengesho bavandimwe rero ntitugashidikanye mu byo ubwenge bwacu butabasha gusobanurira ahubwo twizere
twizere ko Imana ari inyampuhwe, ko Imana yakira uyisabye ikakira isengesho, ko Imana itagira impuhwe umuntu ukiri muri iyi si gusa, kubera yuko umuntu akomereza ahandi ubuzima nyuma y'isi. Bityo Imana itagira iherezo mu mpuhwe zayo ntibabarira abakiri muri iyi si gusa, ahubwo ibabarira abapfuye bose bizeye izuka. Niyo mpamvu rero abakristo dusabira, abakristo gatolika dusabira abazima, tugasabira n'abapfuye, kugira ngo Imana ikomeze igire impuhwe maze izazure izo roho munsi y'urubanza. Dukomeze rero dusabire umuvandimwe muzehe wacu Janvier kugira ngo Imana igirire neza ibyiza, imirimo myiza yakoze hano muri iyi si, maze izamuzure abana n'abo muzerekezo. Yagasabye Yesu abane nawe. Nyagasani Mana yacu, twagerwa n'abatuku tubwirije, maze umuyoboke wawe umurezi Janvier umwakire ikuzo ry'ijuru, abana iteka umwana wawe ufitanye kumwe ubigirishije igitambo gitagatifu nawe ntitubayane n'umukiriza ijuru. Shimire Nyagasani Mana yacu, koko birakwiye kandi tugatunganya ingoma kandi tugakiza, ko twishimira iteka nta bose. Nyagasani nawe mutagatifu bacura dusohora iteka bwa Kristo Umwami wacu, uwo nyine niwe isi ikesha umukiro, niwe bene muntu bakesha ubugingo, niwe abapfuye bose bakesha kuzuka, ni nawe abamarayika bakesha kuramya ubuhangange bwawe, bakaba iteka imbere yawe ibyishimo bidashira. Turakwinginze rero bimarika amajwi yacu afatanya n'ayabo, duhandikire icyarimwe igisubizo cy'izina ryawe, tuvuga ubudahwema tugiye ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Ubutegetsi ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe, nahabwe umuntu mu ijuru, asingizwe uje mu izina rya Yesu, nahabwe umuntu mu ijuru. Koko ni mutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko bituma rwose baramugenda bagusaba usakaze roho yawe kuri amaturo maze atagatifuze, kugira ngo igihe tube umubiri n'amaraso ya Kristo Umwami wacu, igera agiye kugurizwa n'ubushake bwe, yafashe umugati arashimira abana, ukohereza igishika n'ubugati bwagiye buzima bw'umunsi, igihugu n'umubiri wanjye kigiye kubatangira. Thank you.
kuramya n'izuka ryawe n'igihe uzazira mu ikuzo. none rero nyagasani yigeze kumva isuka ry'umwana wawe tugutunga tutavugirwa muri wowe wabukiro tugushimira ko turi twebwe no kugushingirira twubahiriza amaboko kandi turakwinginga twegereje ko twebwe basangira hamwe n'amaraso ya kristo bo mutagatifu bose umwe nyagasani gakiza yawe isi yose maze ijwi ry'imbere mu mutu na papa wacu francisco episkopi wacu amarenge n'abatuye muri marake bose nyagasani ukiriye umutima wawe urenze ishakiye wahamagaye imana y'isi maze ubuyobozi bumwe n'umwana wawe bukomeze burwi umwe no gushushanya isuka rye twebwe kandi n'abavandimwe bacu bapfuye twizere kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye zamufitiye ubumenyi maze ubakirire umuriro uturuka mu ijuru turakwinginze ngo natwe tugire ubumenyi maze tuzashaka kugira umwanya w'igihumbi iteka hamwe na bikira byemerewe imana namwe z'abatagatifu n'abatagatifu bose bakomeze uko ibihe byagiye bisimburana n'ubwambara tuzagusubiza tukurata yesu kristo umwana wawe dawe macira byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose bishyikirizwa na kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiherwa muri we umwami w'abatagatifu ubwo ibihe barabisimburana iteka uko twegujwe n'umukiza n'utegeka n'akadukije twibutse utwacu tudawe muri mu ijuru nyagasani turakukinze utuzi ibyago byose leta irimo gusakaza n'amahoro impuhwe zawe ziturengere utuzi ibyago byose zitunyura ku yesu mu gihe dutegereje abizera bahiye no kuzuza umukiza wacu yesu kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose. nyagasani yesu kristo n'impuhwe zawe tubasigiye amahoro rwanda n'abarenge ntibite ku byaha byacu ahubwo bite kwemera kwa kiliziya yawe maze ubushake bwawe n'amahoro kandi wibumbire mu muri wowe w'abatagatifu byose abigira iteka mwana nyagasani n'imwifuriza cyane Oh
Pasika tumaze kutubwira kubwa Kristo umwami wacu. Bavandimwe, ko duhuje igitambo cy'Ukaristiya dusabira umuvandimwe muzehe wacu, kuri aka kanya tugiye gufata igihe tugiye ku buzima bwe bwamuranze hano mu isi kandi tumusabira. Murakoze. Twagira Yesu niba ugiye kuza kutubwira amateka y'umuvandimwe wacu witabye Imana. Twagira Yesu wawe. Neza kuzwe. Uyu duherekeje yitwa Murenzi Janvier. Yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 1964 avukira Kongo ahitwa Masisi. Ababyeyi be ni Karemera Aniseti na Mukamazipaka Ustazi. Yashakanye na Mukandori Providence, bashakanye mu 1993 n'ubundi bashakanye muri Kongo ahitwa Masisi. Asize abana 5, abakobwa 3 n'abahungu 2 n'umwuzukuru 1. Murenzi Janvier yitabye Imana tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu 2023 saa 8 z'amanywa. Yaguye mu bitaro bya Rwamagana azize uburwayi. Imana imuhe iruhuko ridashira. Murakoze. Harakurikiraho abana bumva batambuka imbere. Mwanya ni wabo. Murakoze. Murakoze. Baje kubashimira ubitanze wese agaragara. Imana imugisha. Babuze umubyeyi twese twakundaga, ariko abagiye kwizeka neza yagiye mu ijuru, ahatazongera kubona bafite ndabishimira Imana. Umwanya wanjye ukagira icyo wabwira. Murakoze. Neza kuzwe. Papa wacu rero nubwo atabarutse, ariko twizeye ko yabonye umwanya munini uhagije wo kubonana n'Imana. Yarongoye Imana cyane, natwe yasize bitubwiye. Yatubwiye tugiye dukunda Imana, kandi icya kabiri tuba tugira urukundo. Yari umuntu uzi kubana n'imiryango n'inshuti n'abantu batandukanye, ndetse unarebesheje ijisho n'abantu bari hano. Biragaragarira buri wese. Icyo twamwifuriza ni uko Imana izamwakira kuba yakumwe n'amazi tutadashidikanyaho, kuko yabonye umwanya uhagije wo kuganira nawe. Ntabwo ari byinshi rero twabivugaho. Icy'ingenzi ni uko tuzagerageza gutera ikirenge mu cye, ikivi atabashije kuza tukazagikomeza, kandi mwese ndabashimiye. Imana ikomeze ibahe. Ni benshi ariko hari babiri bari buze hano cyane, noneho bagahamya kuko bari bakurikirana. Murakoze. Tubanje gushimira Padiri wemereye kubana natwe. Turamushimiye yuko atabaye aha ngaha kuko afitanye isano na Janvier Murenzi. Yahabaye kubw'umuhamagaro Imana yamuhaye.
turashimira abaririmbyi bemeye guhagarara hano bakaririmbira musaza wacu nabo Imana ibavugisha. Turashimira muri rusange inshuti n'abavandimwe n'umuryango ndetse n'abaturanyi nabo Imana ibavugisha. Murenzi Janvier ni imfura iwacu, nanjye nkaba bucura. Murenzi Janvier ni umubyeyi wanjye, nimvuga umubyeyi mubyumve, twabaye imfura turi bato baturera. Njye na mukuru wanjye tubona burya turakurikirana na musaza wacu uje hariya. Turamushimira nubwo atabyumva ariko twabonye umwanya wo kumubwira ibyo ndabishimiye. Ni umubyeyi wacu, twamufataga nk'umubyeyi. Ikigeretse kuri icyo, njyewe yari inshuti yanjye. Nababwiye ko ari imfura nk'abacuku. Birenze umubyeyi akaba bikarenga na musaza wanjye, yari n'inshuti yanjye. Ikindi Murenzi Janvier, ndashima Imana ko twamaranye iminsi 21 nkabasha kuganira nawe akambwira byinshi nk'umuntu mukuru watureze. Nta kintu mwishyuza, nta deni adusigiye. Icyo yagombaga kumbwira cyangwa kutubwira twese nk'umuryango, yabonye umwanya uhagije kitubwira. Ibyo bintu turabishima Imana. Nabashije kubona umwanya wo tuvugana n'umuryango, babona umwanya wo bavugana, nta deni tumubaza. Icyo atatubwiye n'icyo atari afite, icyo atadukoreye n'icyo atari afite. Turashima Imana rero ko icyo yagombaga gukora mu isi, imirimo yari ashinzwe gukora mu isi yarayikoze akoze n'umwe. Imana imugororero idashira turakoze cyane. bitewe n'impamvu dufite ntabwo twese twabona umwanya. Murenzi Janvier akaba telefone
mwihangane Imana imurinde kandi ikomeze kumugirira neza. Tekereza ku kibazo reka mbere na mbere mbanze nshimire Imana muri byose tugomba kubanza gushima Imana ibyo idukorera. Reka nshimire padiri waduturiye igitambo cya misa, tumushime twese abavandimwe tumushimire. Kashimire n'abadufashije kuririmba, iyi korali yose yaturirimbiye neza niyo gushimira. Reka nshimire buri wese uri aha ngaha wigomwe imirimo yakoraga akaza kwerekeza umuvandimwe wacu Janvier. Buriya iyo mubona abantu bari aha ngaha bangana batya, ni uko nawe aba yarabigizemo uruhare. Kuba yaherekejwe na benshi nawe ni uko afite abo yagiye abikorera, byaba byiza, ni ikigaragaza ko nawe yabashije kubana. Urwo rukaba ari urugero rwiza adusigiye. Ibyo ndabivuga abantu b'umukuru w'umuryango wo kwivuga, ariko umurenzi igihe twabimenye yari wa muntu witanga akamenya kwitangira abandi nk'uko uyu abivuze. Ibyo ni ibyo gushimirwa rero, ni urugero rwiza adusigiye. Reka nkomeze bashimire rero, nshimire buri wese waje kudufata mu mugongo, abavandimwe no kwikorera. Nshime inshuti zadutabaye, nshimire abaturanyi kuko ni abaturanyi beza ndabona babonye nabone benshi bahazi. Abo bose turabashimiye. Igitambo cya misa rero kirashoje, ubu tugiye gukomereza ku irimbi. Hari uwavuze uko amuvuga kubera igihe gito dufite, yenda twakomereza ku irimbi. Murakoze. Abavandimwe dukomeze twihangane kwemera Imana yacu kuko ibyaremwe byose ariyo bibereyeho. Tugiye gushyingura umubiri wagenewe gupfa n'umuvandimwe wacu. Dusaba Imana izamuzure imbaraga, bishyire mu mubare w'abatowe. Nyagasani utwumve, akira amasengesho yacu. Nyagasani yaboneye kuko yarasabye gutora muri amarira, turagusabye. Wowe wasubije ubuzima wapfuye, duhere umuvandimwe muzeyi wacu ubugingo bw'iteka, turagusabye. Uhagije umuvandimwe muzeyi wacu amazi yabatizemo, umugireho ikimenyetso ugishira amavuta, mwakire mu bana bawe, turagusabye. Natwe bababajwe muri umuvandimwe muzeyi wacu, dukomereze mu kwemera kwizera ubugingo bw'iteka, turagusabye.
nyagasani yesu nabane namwe ushobora twese abamugisha imana data mwana n'umutagatifu ujyanamo na kristo none kandi rero tugiye kwerekeza kwigendera irimbi aho agiye gutegereza umunsi w'izuka.
wacu wamaze gupfa, maze dutakambire Imana. Uhoraho ndagutakambira ngeze kure, Uhoraho umva ijwi ryanjye, utege amatwi ijwi ry'amaganya yanjye. Koko rero nta n'umwe muri twe ubereyeho uwe ubwe, kandi nta n'umwe upfira uwe ubwe. Niba turiho tubereyeho Nyagasani, niba kandi dupfuye dupfire Nyagasani. Twabaho twapfa turi aba Nyagasani. Kuko rero icyo cyatumye Kristo apfa akazuka kwari ukugira ngo abe ari we ugenga abapfuye n'abazima. Dusabe. Akira Nyagasani umwana wawe Murenzi Janvier, washatse ko akwitaba ukamukura muri iyi si umujyana iwawe. Ca ingoyi y'ibyaha byacu byamubohesheje, muhe iruhuko ridashira, maze urumuri rw'iteka rumumurikire igihe cyo kuzuka, azabone umwanya mu ikuzo ry'abatoni n'abatagatifu ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Ingezuka n'ubugingo, unyemera nawe yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akemera ntateze gupfa. Ntateze gupfa. Nyagasani Mana yacu, girira impuhwe umugaragu Janvier Murenzi, wowe ugirire ko yahoze yifuza kukubera umuyoboke udahemuka, maze ureke kumuhanira ibicumuro bye. Ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera, ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko y'abamarayika n'abatagatifu bose ku bwa Yezu Kristu umwami wacu. Dukore gikristu umurimo wo guhamba, twingingane kwemera Imana yacu, kuko ibyaremwe byose ariyo bihereho. Tugiye guhamba umubiri wagenewe gupfa umuvandimwe wacu Murenzi Janvier. Saba Imana izamuzure afite imbaraga, imushyire umubare w'abatowe, izamugirire impuhwe mu gihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, azasenderezwe ibyishimo bitazashira. Amen.
Nyagasani tugusabye kwakira umwana wawe Murenzi Janvier utabarutse kuri iyi si, muhe kubana nawe, kandi rero kubera intege nke z'abantu yaba yaragucumuyeho, umugirire ibambe wowe nyiribambe kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Ishobora byose ko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu, tugiye Nyagasani Yesu Kristo, igihe umaze gatatu mu mva watagatifuje imva z'abakwemera, ni nayo mpamvu imva y'umuntu ihera ko ikwibutsa ko tuzazuka. Girira ubuntu bwawe uhe umuyoboke wawe Murenzi Janvier ukuruhukana amahoro, uhe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugera igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, wowe uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Murenzi Janvier yagakureho muzehe. Murenzi Janvier ni imfura ya mushiki wanjye nyirarume. Ise Aniseti twabanye muri Kongo turahungana, ahari ibibwe za Karagwe. Nyina nawe yari umubyeyi wanjye, bunga baraduhetse turi byinshi, ariko ubwo ise yakomeje yapfuye nawe kera, ariko ndarwaye kumumbabarire, ariko icyo nzi nuko se yari imfura kandi Murenzi akaba yakurikije ubupfura se. Murenzi ni umwana witondaga, ndagira ngo amenyeshe ko nyina apfa kabiri bwa kabiri, niba ari umugabo we ukwanga apfa kabiri. Umukecuru Murenzi yakomeje gutwaza arera barumuna be afatanyije na nyina n'umuryango twese, ariko nta kintu kibi tumuziho, apfuye nk'imfura akurikiye se Aniseti. Ndasaba kugira ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi ndasaba mushiki wanjye akomeze yihangane abuze umugabo wa kabiri, abyihanganire yikomeze. Isi yacu imeze, isi yacu ntabwo ari nziza,
ariko ndizera nk'abizera ko meze agira meza abasigaye nabo bazamwigane bamere nkawe kugira ngo bizere bazashobore guhura nawe umunsi w'umuzuko. Murakoze. Gasigwa Charles Murenzi Janvier yari mukuru wanjye, ese Karemera n'Iseti ari we papa, yapfuye ntamuzi akoresheje cyane n'umukuru. Murenzi namwishimiye kandi nshimishijwe cyane nuko nabonye umwanya uhagije wo kujyana nawe ikiganiro. Yambwiye byinshi, twaganiye byinshi, hari icyo yansabye nasanze ntashobora kuba nakihererana kubera ko hari igihe nshobora kuba uburyo yakinganirije kubabwira ari iby'ingenzi. Yansabye ko umuryango asize igihe icyo ari cyo cyose tugiranye ikiganiro tukagihurizaho, bizaba ari ikintu kimushimishije nubwo yaba agiye, kubera ko bizagaragarira mu mbuto azaba asize. Bigera n'aho ansaba ati Gasigwa, nubwo ndi kumva intege ari nkeya, mfite ideni kandi ushoboye kwishyura, mfite ideni abana banjye bashoboye kwishyura, nawe mfite gahunda y'uko nifuza kuzagusura. Twabiganiriye umugore we yumva ati kandi uburyo nifuza kuzagusura harimo n'uko nifuza ko tuzegerana tugaturana tukungurana ibitekerezo ku bw'ibyo icyo kuba kitabaye. Mazimaka arahari, Innocent. Mvuze byinshi kuri Mazimaka, izina Innocent ryari mwise rifite icyo risobanuye. Nari mwise ndi kumwe na Janvier, turi mwita kubera ikiganiro twatugiranye. Twavuye mu mahanga, ariyo mfura afite, buriya abandi bose bavutse tumaze kugera ino. Tumuganiraho byinshi, tumwita iryo zina twarihurijeho. Nkomeje kuvuga byinshi natwara igihe. Abangaba bose mureba hano hatabuzemo n'umwe, abasigaye bakubye nk'abangaba inshuro mutabara. Mbabwiye uburyo ibyo yagiye akora, kubera ko hari abo yareze atari abana be, hari inama yagiye atanga ku nshuti, abavandimwe, abaturanyi. Ibyo byose nta kintu twebwe dushoboye, ariko Imana izabidushoboza. Tuzakomeza kungurana ibitekerezo kandi icyizere cyo no muri mwe ngifitemo, kuko ibyo mwagaragaje nabibonye. Imana ibahe umugisha, asigaye dukomeze kwihangana twese mu izina rya Yesu. Nikubona naba ariwo nigana ijambo yakomeza nkasaba kuvuganira. mushiki we nawe. Kristo Yesu akuzwe. Uyu ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi mwiza kandi twishimiye. Umunsi wa nyuma wa Janvier ntabwo wadutunguye, niyo mpamvu kurira bitabayeho cyane. Nshimiye Imana, hari icyari kimbabaje numvaga nzabwira murumuna we, yari yaratubwiye tukumva ko atazagiha agaciro, ariko nshimiye Imana yuko yagihaye agaciro kandi musaba ko azagishyira mu bikorwa.
umunsi umwana we yari arwaye byarandenze ko twagiye kumusura gutandukana biratunanira ariko ntabwo twari tuzi ko aribwo bwa nyuma. Ikindi nshimiye Imana ntabwo yatunguye abonye igihe cyo kwihana, yaratureze turi batoya ntabwo yari azi ko twabihaye agaciro. Nshimiye Imana yuko yagiye abizi aratubwira ati ubwo mbafite ntacyo bibaye. Dutaha twumva tubohotse. Icyo gihe nari ndi gutaha amfata nk'umwana ntahandi kuvuga nti jambiye kuki yambonye nk'umwana kandi yajyaga mbona nk'umuntu mukuru. Gutaha byaranze ndamuganira reka tube tuganira pasiteri yuzure arambwira ngo uri gutaha kure fata moto utahe ugere Nyabugogo kandi utayafite ndayaguha. Numva sinshatse gutaha mbuze n'imodoka ngeze Nyabugogo mbwira umugabo ngo nta hantu ndi burare ngiye gusubira i Kanombe. Ariko burya hari impamvu kuko twaribohoranye. Ijambo yabwiye murumuna we yararitubwiye atubwira ati ko mungezeho bashiki banjye umusaza wanyu uri inyuma y'imisozi bibaye nk'uko bigenze namugeraho gute. Ndakomeye cyane kuko ari ubukwe bwe twaribohoranye cyane bishoboka. Yaradusezeye ntabwo dutunguwe n'urupfu rwe ahubwo dutunguwe n'umunsi. Gusa Imana imwakire mu bayo mu gitondo cy'umuzuko tuzabonane kandi yatubwiye amagambo menshi akomeye. Inama ze yahoranye ntabwo yigeze ayireka no mu kugenda. Rero niyo mpamvu ndakomeye kuko ndishimye. Icyari kiboshye umutima wanjye yarakibohora twaribohoranye. Iryo ni ibanga ry'umutima wacu. Jambo yari data yadukoreye byinshi ntabwo yari azi ko twabizirikanye agiye ariko abizi kandi yaranabibonye mu bihe bye bya nyuma. Uwavuga bwacya bukira. Gusa icyo nsaba abana be hari n'icyo nabwiye umwana we gusa azagikurikize kandi kizagira inama nk'uko yavuze byinshi bifite umumaro kandi bizatwubaka. Kuvuga menshi si ko kuyamara. Nanjye ndashima Imana narwaje papa igihe kitari gitoya. Narwaje papa igihe kitari gito twaraganiriye bihagije. Ndashima Imana yaduhaye umubyeyi nka papa ntacyo yaduhishaga. Icyo ashaka kuvuga gishyiraga twese nk'umuryango akaduterana. Papa yasize atubwiye ngo tuzakundane kurusha byose kandi tuzakunde gusenga. Murumuna wanjye yararwaye mu gihe atarakira neza na papa wararwaye ariko amaze koroherwa yari yarahize umuhigo ko tuzajya gushima Imana kuba itabaye murumuna wanjye ko yarageze kure nk'umuryango wese murabizi. Ndashima Imana yaduhaye papa yamaye gukomera yanyunguye ibitekerezo. Inama yangiriye nzazikurikiza kandi ndashimira papa mu bintu byose biruta ibindi. Nubwo ari papa ndashima cyane cyane uburyo yankundiraga umwana kurusha byose. Ariko ndavugira umwana wanjye ngo abuze inshuti. Yajyaga amwita muzehe mwiza. Niwe muntu sinzi uko nabasha kubivuga nuko ari umwana ariko ndamuvugira abuze inshuti. Ajya gupfa yarambwiye ngo mwana wanjye mbabajwe nuko ngiye no kurera umwana. Iryo jambo yambwiye. Papa Imana izaguha bidashira. Ndagushima ko abaye umubyeyi mwiza ntacyo utatubwiye. Imana ikwakire kandi ndizera ntashidikanya ko yihannye agiye mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Kongeraho gitoya ko turi aha twese nta kintu twabura kuvuga kuri Janvier kuko Janvier namubonye ubwanjye nk'umuntu mutagatifu w'Imana.
ko namubonye rero ntabwo yaranze nanjye sinari muzi ariko naje kumubonana urukundo rurenze rw'ubukristu cyane cyane rushingiye ku bukristu ubwe yaranyisangiye mu rugo arambwira tumva mubyeyi simuzi nanjye ntuzi ariko nkubonamo umuntu usenga ndakwinginze ngo umwana wanjye uzamubyaye muri batisimu ukamuhaye uyu mwana umubyara muri batisimu ni ukuvuga ngo rero Janvier ikivi yasize atushije kuri uyu mwana nanjye nzagerageza umufashe uko nishoboye ariko icyo nashaka kugira ngo mbabwire Janvier arasinziriye Janvier ntiyapfuye kuko yarihejeje najyaga mugeraho mu rugo muzanye Eucharistia nkabona uburyo yiteguye nk'umuntu w'umukristo ukunze Yezu cyane ku buryo bukomeye ibihe byose rero yahoraga yiteguye ubona yuko ari umuntu uri maso kuri Yezu ndumva rero Janvier icyo musabira Imana imuhe iruhuko ridashira murakoze ariko twihangane gusa ntabwo agiye kuko asize umuryango asize abana asize inshuti umukumbuye nasura umwana we azaba asuye muri Janvier ndumva gahunda yakurikiraho ari ukumuherekeza ari ibyago cyangwa inzira bakene urabunye bw'umutima yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu tugiye kubika umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzamuha umubiri wacu gusa niwe wazutse maze tutakambire umuvandimwe amushyire mu batagatifu bwa Yesu Kristo umwami wacu uko mbose meza ari mibi umwe gukora ikigushimisha uri isi nzu y'umwijima umwe kuba amasiteka ntazakorwa n'isoni wa munsi ari igihe cy'ubungubu ari ibyago cyangwa Imana yanjye ni wowe niringiye icyago mu bihe by'amakuba ukira uzasubiza ubuyanja bw'amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago niringira ubwoba nzaza untabare amahoro ni wowe rutare rwanjye Mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago nimbura imbaraga nzaza nkwisunge ni wowe rutare rwanjye Mana yanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago urukundo nzazurungwirize ningucumuraho nzazunyikirize uzansubiza ubuyanja imbaraga uzanira ubutwari
nshira agahinda ngira amahoro ni wowe zumumungaze uzansubiza ubuyanja uzantera ubutwari maze nshira agahinda ngira amahoro ni wowe rutare rwanjye ni wowe niringiye nzaguhanga amaso buri gihe usaba imbaraga maze nsinde icyago nicwa n'inzara nzaza umfungurire nirumamara nzaza ungobotore tuzabyina dushima Imana tuzatamba cyane dutambutse turirimbe mu ngeri zose dore umanzi naramu uko Kinyarwanda biteganya uko Kinyarwanda biteganya umwana ashinguye se bamuha inka y'inkuracyobo uyu mwana tukaba tumuhaye umuryango twamuhaye inka y'inkuracyobo ikindi nakongeraho uko tuzakomeza kumuhanganisha umukozi Maria nicyo nifuza iteka nzajya kumureba mwakoze tugeze umwanya wo gushyiraho indabo madamu na Janvier abana nibo babanza ndasaba inshuti za Janvier abahagarariye abandi bafata indabo umutima wanjye uhimbajwe n'Imana umukiza wanjye kuko yitegereje ubukene bw'umuja we dore
mwamikazi w'abatagatifu bose mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iyo minsi nigera izabibamenyesha